nguhaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ubusesenguzi bw'igitabo Julius Caesar, ikinamico yanditswe n'umwanditsi w'umuhanga William Shakespeare, umwongereza wanditse ibitabo byinshi ndetse wagiye atanga contribution zitandukanye mu rurimi rw'icyongereza ku buryo barenga aho ngaho bakamwita Father of English. Tugiye kurebera hamwe ubusesenguzi bw'igitabo cye Julius Caesar, ikinamico yanditse ivuga ku mateka ya Roma. Tubwira ko rimwe na rimwe umuntu ashobora kwicwa atari uko ari mubi, ahubwo ari uko abantu batinye uburyo agiye kwitwara. Ni inkuru ivuga ku bubasha, ku kwizerana n'uburiganya bwihishe inyuma y'amagambo meza. Ni ikinamico yitwa Julius Caesar yanditswe na William Shakespeare. Iyi nkuru y'ikinamico ishingiye kuri Roma ya kera, ariko ubutumwa bwayo burenze Roma y'icyo gihe ahubwo bukagera no ku isi yacu ya none. Iyi nkuru irebera muri Roma, umujyi munini wari ukomeye cyane wateye imbere muri icyo gihe. Hari inyuma y'ivuka rya Yesu, wuzuyemo politike, amarangamutima n'inyota y'ubutegetsi. Uyu Julius Caesar Shakespeare yavugaga ni umwe mu basirikare b'abanyapolitiki ukomeye ukunzwe cyane n'abaturage, bitewe n'intsinzi yagiye agira mu ntambara zatumye abaturage bamwiyumvamo bikomeye maze bamubonamo icyizere. Ariko uku gukundwa kwe niko kwatangiye gutera ubwoba abari bari kumwe nawe mu butegetsi. Batangiye kwibaza bati, ese Caesar, Julius Caesar yaba ashaka kuba umwami, ese demokarasi ya Roma ntiyaba agiye gupfa? Aho niho inkuru itangira gufata ikindi cyerekezo gikomeye, aho umwe mu bayobozi bari kumwe witwa Cassius atangira kubiba urwango mu mitima y'abayobozi bari kumwe bandi, ahera ku witwa Brutus, umugabo uzwiho kuba inyangamugayo kandi ukunda igihugu kurusha umuntu uwo ari we wese. Brutus akunda Caesar nk'inshuti, ariko akunda igihugu kurushaho. Bityo rero bizatuma yemera umugambi Cassius yari amubwiye. Ibi bituma Brutus yinjira mu mugambi mubi wo kwica Caesar, atari uko ubwo urwanga mufitiye, ahubwo ari inyota ndetse no gukunda igihugu. Abakinnyi b'ingenzi b'iyi nkuru bagira uruhare rukomeye mu gutambutsa ubu butumwa harimo Caesar, uhagarariye umuntu ufite ububasha bukomeye, wizeye cyane ko akundwa, akirengagiza ibimenyetso byagaragaraga. Brutus ahagarariye umuntu uharanira indangagaciro, ariko agakora ikosa rikomeye ryo kwizera ko icyiza gikuzwaho ikibi. Cassius ahagarariye inyota y'ubutegetsi n'ishyari, umuntu akoresha amagambo y'ubwenge kugira ngo agere ku nyungu ze cyangwa se ku mugambi ashaka. Mark Antony we ahagarariye imbaraga z'amagambo, umuntu ashobora guhindura amarangamutima y'abantu akoresheje imvugo imwe inoze kandi ikoze neza. Umunsi w'icuraburindi ugeze, mu nteko ya Senate House, Julius Caesar aterwa icyuma n'abari bagize ubuyobozi. Amagambo ye ya nyuma naho yabonye Brutus, inshuti ye magara, imuteye icyuma, ikimenyetso kigaragaza uburiganya bukomeye. Ahangaha Caesar yaratunguwe maze aravuga ati, tu brata, bishatse kuvuga ngo nawe brata. Uyu mwanya nibwo yahise amutakariza icyizere burundu. Nyuma y'urupfu rwa Caesar, abamwishe batekerezaga ko bakoze igikorwa cy'ubutwari, bagize Roma umudendezo, ariko inkuru irerekana ko kwica umunyagitugu udahari bitabyara umudendezo, ahubwo ko bibyara akajagari. Mu ijambo ryo gushyingura Caesar, Mark Antony akoresha amagambo make ariko yuzuye ubwenge n'isanisha, agahindura abaturage bari bashyigikiye abishe Caesar akabashyira ku ruhande rwe. Aho niho bigaragaza ko amagambo ashobora kurusha inkota cyangwa imbunda uburemere ndetse n'ububasha. Amagambo arakomeye kurusha intwaro. Setting y'iyi nkuru ni muri Roma ya kera, ihagarariye sosiyete aho politike ari intambara n'amagambo. Nubwo ari inkuru yo mu mateka, Shakespeare yigize rusange ku buryo ishobora gukoreshwa mu gihugu icyo ari cyo cyose gihanganye n'ikibazo cy'ubutegetsi n'inyota y'imbaraga. A point of view y'iyi nkuru cyangwa uburyo inkuru ibaze icyo bita ibara nkuru, third personal point of view cyangwa umuntu wa gatatu.
Iyi third person narration ituma umusomyi abona impande z'inkuru zitandukanye, iz'abishe Kayizari, iz'abamuririra ndetse n'impande abaturage bari babogamiyeho. Ibi bituma inkuru itagira umwanzuro woroshye waba umwiza cyangwa umubi, ahubwo igasaba umuntu usoma gutekereza byimbitse. Shakespeare yakoresheje imvugo irimo amagambo akomeye yuzuye isanisha n'uduce tw'ubusizi bukora ku marangamutima. Yakoresheje imvugo za politike n'amarangamutima kugira ngo yerekane ko abantu bayoborwa cyane n'ibyo bumva kurusha ibyo batekereza. Theme z'ingenzi ziri muri iyi nkuru zirimo inyota y'ubutegetsi, uburiganya, gukoresha nabi indangagaciro n'imbaraga z'amagambo, n'ingaruka zo kwica mu izina ry'icyiza. Julius Caesar itwigisha ko ubuyobozi butagira icyerekezo n'ubwenge bushobora gusenya igihugu. Ku iherezo ry'inkuru, inkuru idusigira isomo rikomeye ko rimwe na rimwe abica mu izina ry'ubutabera baba barangije ubutabera ubwabo. Ni inkuru tubaza ikibazo gikomeye: ese ninde uba ari intwari nyayo iyo ubutegetsi bwivanze n'amarangamutima? Iyi si inkuru ya Roma gusa, ni inkuru y'isi ya politike n'abantu bo mu bihe byose ndetse n'iki gihe turimo kirimo.